Ngiye kubasura inshuti bakunzi ba Energy Empire, izere ko mumeze neza kandi mukomeje kugubwa neza. Reka twigarukire ku makuru yacu tugiye kunyuramo, amakuru yizewe kandi amakuru mpamo muri uyu munsi. Amakuru ahari ni uko igisirikare cy'u Burundi amakuru yamaze kujya hanze ko kimaze kwinjirirwa ku rwego rukomeye. Ibyo ngibyo ndaje tubisesengure tubirebere hamwe, turebe uburyo igisirikare cy'u Burundi cyamaze kwinjirirwa muri cyo. Hakaba hasigaye harimo abasirikare bakorana n'imitwe yitwaje intwaro igambiriye guhirika ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Ikindi kandi turongera tugaruke ku makuru y'umutwe wa M23 cyangwa se AFC M23 ndetse na Twirwaneho, aho murabizi ko mu minsi ishize cyangwa se mu mwaka ushize cyangwa se mu ntangiriro z'umwaka turimo mu kwezi kwa mbere, aho mu mwaka ushize yari yafashe Uvira yamaze kwishyira mu maboko yayo, ariko kubera igitutu kubera igitutu cy'imiryango mpuzamahanga cyangwa se kubera igitutu cy'amahanga cyangwa se cy'Amerika, iza kwikura muri uriya mujyi, irongera isubira inyuma. Amakuru ahari rero nuko, kandi amakuru atari ivumbi yizewe, nuko bamaze kongera gutegura uburyo ki bashobora kongera kwisubiza uriya mujyi wa Uvira. Hari n'andi makuru turi buze kugarukaho, ndetse andi makuru yizewe kandi atari ivumbi nuko uyu munsi biravugwa ko kandi birizewe, umutwe wa FNL ndetse n'umutwe wa Red Tabara ngo bishobora kuba bikorana bya hafi n'umutwe wa M23 ndetse na Twirwaneho, ndetse ngo bakaba bamaranye igihe mu mashyamba ya Kongo. Ibyo nabyo turaza kubigarukaho tubirebere hamwe neza. Guys, mbere yuko twinjira muri ibyo byose, reka ntambutse iri tangazo cyangwa se ntambutse aka kantu gasa naho kadufasha guhuguka twebwe nk'Abanyarwanda. Guys, murabizi yuko guverinoma y'u Rwanda imaze iminsi irwana no kugira ngo ice ikintu icyo ari cyo cyose cyahungabanya umwenegihugu cyangwa se cyahungabanya umunyarwanda muri rusange. Rero leta imaze iminsi irwana no gukura inzoga bita ibyuma mu bantu cyangwa se mu mabutike cyangwa se mu masitowa cyangwa se mu nganda, kuko yamaze kugenzura ikabona ko koko ibyo binyobwa bitujuje ubuziranenge, ahubwo ari uburozi burimo bwica abenegihugu. Ndagira ngo bashishikarize weho urubyiruko, weho munyarwanda, wowe munyarwandakazi, niba koko ukunda igihugu ukunda abanyarwanda bagituye, niba uza ahantu koko haboneka ibyo bintu, ukwiriye gutanga amakuru ibyo bintu bikava mu banyarwanda. Sinzi niba buri muntu wese umenyereye mu gutura cyangwa se watuye cyangwa se utuye mu makaritsiye tugenda tunyuramo, tugenda duturamo, uburyo uyu munsi turi kugenda tubamo tukabona umutekano usa naho rwose hari umutekano ubona wizewe, hari umutekano ubona nta musinzi muri guhura, ubona nyine hari ikirere cyiza. Ndagira ngo mbabwize ukuri ko izi nzoga z'ibyuma ni inzoga zitari nziza koko, inzoga ubona koko zari zirimo uburozi bwangiza abanyarwanda, bwangiza abenegihugu. Reka rero dufatanye urubyiruko, dufatanye n'abanyarwanda, dufatanye n'abanyarwandakazi, duhurize hamwe, dufatanye dushyigikire leta yacu, dufashe inzego z'ubuyobozi, inzego z'umutekano, dufatanye dushyire hamwe turimbure iki cyorezo cy'inzoga zitwa ibyuma, turimbure icyo ari cyo cyose cyakangiza ubwonko bw'abanyarwanda. Nako nari nshatse gutambutsa. Hanyuma reka twigarukire ku makuru yacu. Amakuru yizewe kandi atari ivumbi aravuga ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kwivangamo abandi basirikare bitwa n'abasirikare b'u Burundi, ariko bari mu butasi bukomeye, kuko bagenda bakamenya amakuru y'igisirikare cy'u Burundi, bakareba igisirikare cy'u Burundi uko gihagaze, bakamenya igisirikare cy'u Burundi uko umutekano gifite, bakamenya igisirikare cy'u Burundi imbaraga nkeya gifite, bakamenya ubushobozi bw'intwaro ndetse n'ubutasi muri rusange igisirikare cy'u Burundi gifite uko buhagaze. Hanyuma ayo makuru bamara kuyakusanya bakayashyikiriza umutwe wa Red Tabara ndetse n'umutwe wa FNL. Iyo mitwe yombi uko ari ibiri ni imitwe imaze kwihuza cyangwa se imaze guhuza imbaraga mu rwego rwo kugira ngo ihirike ubutegetsi bwa Ndayishimiye, perezida w'u Burundi. Mu yandi magambo cyangwa se ubushize nk'uko nari nabibasobanuriye, iyi mitwe yahagurukiye guhirika ubutegetsi bwa Ndayishimiye yitwaje ngo mu Burundi ubuyobozi cyangwa se imiyoborere y'u Burundi ni imiyoborere ijenjetse, imiyoborere y'u Burundi abenegihugu nta terambere, igihugu nta terambere, nta bikorwa remezo cyubaka, ntaki. Bamureka ko mu gihe yagiriyeho nta kintu kigaragara kigeze gikorwa, ahubwo leta y'u Burundi igaragara ko yamunzwe na ruswa. Bitwaje rero ko ngo bagiye kubohora abenegihugu, bagateza igihugu imbere, bagashyira igihugu bakayobora igihugu gihuje ubumwe, bagashyira abenegihugu hamwe, ndetse bakongera kubaka igihugu bakagiha umurongo muzima.
barashinja rero uyu Ndayishimiye perezida w'u Burundi iyi mitwe cyangwa se iyi mitwe ihagurukiye gukuraho no kurwanya ubutegetsi bwa Ndayishimiye, baramushinja icya mbere kuyobora mu murongo w'amacakubiri wo gutandukanya abarundi cyangwa se abarundikazi, ndetse bakamushinja kutagira umurongo muzima wo kubaka igihugu no kugeza iterambere ku bene igihugu. Naho nguko rero uko bihagaze rero, amakuru yamaze kugaragaza ko no mu gisirikare cye indani hamaze kuvukamo intasi zitatira iyi mitwe yitwaje intwaro. Perezida w'u Burundi arasabwa imbaraga nyinshi, imbaraga z'umurengera, arasabwa gukora cyane, arasabwa kubaka ubutasi bw'igisirikare cye ku buryo agosora igisirikare ayoboye akagishyira ku murongo kugira ngo amakuru y'igisirikare cye adakomeza kujya hanze. Andi makuru yizewe kandi amakuru akomeye nuko M23 cyangwa se AFC M23 n'igisirikare cyayo ngo bamaze kubaka diplomasi iri ku rwego rwo hejuru, ndetse iyo diplomasi ngo bamaze kubaka ngo ikabishobora kubashisha no kongera kwisubiza umujyi wa Uvira. Babizi mu kwezi kwa mbere, mu matariki ya mbere y'umwaka wa 2026 ubwo bari bafashe Uvira mu mpera z'umwaka wa 2025 bari bawigaruriye, ariko mu ntangiriro z'umwaka wa 2026 bongera kurekura kubera igitutu cya diplomasi cyangwa se igitutu cy'amahanga ndetse na Amerika muri rusange, baza kongera kurekura uriya mujyi basubira inyuma. Amakuru nzavuga ko nubwo bavuye muri uriya mujyi wa Uvira batigeze bajya kure, bakomeje kugota no gukontorora cyangwa se kugenzura imisozi yose ikikije uriya mujyi wa Uvira. Akaga gakomeye ku Burundi mu gihe M23 natwirwanaho cyangwa se AFC M23 natwirwanaho mu gihe babongeye gufata uriya mujyi wa Uvira, ni akaga gakomeye ndetse n'ibyago biremereye ku Burundi, kuko bavuga cyangwa se amakuru avuga ko iriya mitwe ibiri FNL ndetse na Red Tabara, iriya mitwe ibiri iri mu nkengero cyangwa se mu marembo y'u Burundi hariya mu duce twa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri kara gace kakikije Uvira. Iyo mitwe biravuga ko ari witoreza, ndetse kandi amakuru akavuga ko abarwanyi bamwe na bamwe bamaze kwinjira muri ariya mashyamba agiye akikije u Burundi, ndetse bamwe bamaze no kugera ku butaka bw'u Burundi. Ari n'amakuru agiye yizewe mu by'ukuri utakura ahandi hantu ahariho hose. Andi makuru akomeye, uyu mupasiteri bita Mbayahaga ukunda kugaragara cyane senya abayobozi, avugira asa n'uvugira guverinoma y'u Burundi, byamaze kugaragara ndetse byamaze gushyirwa hanze yuko uriya mugabo ari ikirumira habiri. Mbayahaga mu by'ukuri wiyambika umwambaro w'umupasiteri ukabona ko ashobora kuba ari umuvugizi wa guverinoma y'u Burundi, mu by'ukuri ni umugabo w'imyarya kandi ni umugabo wiyoberanya, ahubwo ni umugabo uharanira inyungu ze bwite mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uriya mugabo yamaze kwinjira muri business mu rwego rwo kugira ngo akore business ze neza, byabaye ngombwa ko yiyambika uruhu rwo kuvugira guverinoma, ariko mu by'ukuri byamaze kugaragara ko uyu mugabo nta hantu mu by'ukuri nta kintu afashije guverinoma, ahubwo arayiryarya. Ariko mu by'ukuri nawe n'umwe mu bantu bashobora cyangwa se leta y'u Burundi ikwiriye kwigaho, kuko n'umwe mu bantu nawe bashobora kuba batangaza amakuru ndetse n'imikorere